muraho bakaze nanone mu kiganiro makuru ku kabari dukubise twihuta n'inkuru ya mbere bigishyushye wahagana umwaka w'igihumbi kimwe 781 ngo ku mwaduko w'abasobanuzi ngo muri icyo gihugu bari bafite hiti ngo umwe wari umaze kubikirangirire muri bo ngo nuko ngo yikoza ku mbuga nkoranyambaga ngarangije ngo yoherereza umutware ngo video igaragaza uko yumva imikorere y'abantu. Reka tuyirebe. Abantu ikibazo cyabo iyo uberetse kuri umwana mwiza waciye bugufi wabubashye wabakoreye ibintu byose bashaka aho kugira ngo bagushimire bavuge ngo uri umuntu mwiza ufite umutima mwiza nka nyine tuvuga ati Yesu n'umwana w'intama wenda urugero ni sawa bo bakubona nk'ikigoryi abanyakigali rero avuga ati kira ni ikigoryi tuzadukomeza tugikuremo ibintu niyo mpamvu rimwe na rimwe tutagashusho k'ikirura tukagira serivisi zimwe na zimwe wima abantu kavuga ati ni barakare n'ubundi nta tuzi bamvomeraga. Jesus ibi bintu Roki yavuze nibyo pe 100% ndemeranya nawe, ariko akantu ko kwimana serivisi ni kabi cyane wana kazira. God have mercy upon us. Uzikosa akantu ko kwimana serivisi kakugira imbwa. None se muri amoko atatu y'imbwa nago mwibukamo imbwa isaba uwo yimye wamwima serivisi ukazamukenera ngo byagenda gute? God have mercy upon us. Ariko kandi reka mbabwire ikindi kintu, buriya ikirura nticyahinduka intare n'intare ntiyahinduka ihene. Ni ukuvuga ngo nimba utangiye kwimana serivisi ubu ngubu kuva na kera wari uri igisambo we wamujura ntago watangaga. Jesus Ariko nanone kandi mwibuke ka kagani kavuga ngo n'ingwe yari izi gufata ku gakanu yarigishijwe. Hari igihe abantu baguhindura da akora gato dukwiye guhindurwa n'abantu kubera yuko none se ubwo kwera imbuto kwacu kwabakuriye duhindurwa n'abantu uko twiboneye. Dusaba ko dutekereza kabiri. Hanyuma rero ngo abakobwa b'i Kigali ngo bamaje kurakara ngo bamaje no kubarambirwa ngo ibintu byo kubaca inyuma ngo mubatendeka babeshya ngo murabakunda. Ngo ubu ugiye kujya umubeshya nagufata aguce kubeshya agusigire kuzima. Uri kumvamo ako kantu? Reka turebe umwe mu bakobwa ba mbere bisize insenda bakimenya ko abahungu bakundana bababeshya. Ahubwo nanjye nagombye kandi kubaza uwo mukobwa witwa Sonia nindi, nkeneye kumenya Sonia nindi. Umva nkubwira akantu kamutazi, uzi ikintu kimutazi aka kanya ndaje urambwira Sonia wari and iyo nzu ntabwo iraramo, seriously ntayo iraramo. Ni ukuvuga ngo icyo ukuntu nabibonye ni ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, uyu muhungu inzabamo ikodeshwa n'uyu mukobwa. Jesus Icya kabiri, niba atari byo amufasha kuyishyura kandi mu gipangu cy'amazi iwabo y'uyu mukobwa. Icya gatatu ari nacyo cyanyuma, niba ibyo byose twavuze hejuru nta kimwe kirimo, icyo nasaba uyu mukobwa yanywa utuzi dukonje agatereka ibirenge mu ibase bakamumeneraho amazi akonje akagabanya pressure umutima ukaruhuka, kuko bitabaye byazanasara. Cyangwa ashaka no gahungu wasanga ari akabwa bagafatirana bakagatimbura no mu nzu yako kwikodeshereje. Dusigaye twarabaye ibibwa. Aha. Ariko ngo muri iyi minsi ngo bamwe hirya ngo bari kwenjoyinga bagakata umuziki. Reka tubanze turebe kuri uyu muziki hanyuma tuze dukomeza ikiganiro. wajye pa bigira
wajye pa bitinze aduh bobo wajib pak biji dah tu ngayo nguko rero urabona ko hirya baba bishimye ariko kandi n'ibyo mama abwira mujye mwishima bro mujye mwishima kuko ibyishimo birahenda nicyo cyo nababwira hari abantu uzi bagurisha ikiro cy'ibyishimo keretse kuri cano honyine nimba wishimye andika muri comment ati ndishimye muvandimwe reka dusoreze hano kiganiro makuru ki ku kabari ndabakunda cyane Imana ibamenyemo umugisha naho mu kiganiro makuru ki ku kabari cyo gutaha hasta la vista